dushima Imana twese tubonye uyu mwanya wo kwiga, tukaba twakomeje no gutanga igihe cyacu ngo dukomeze twige kugira ngo itube hafi tubashe kumva ibitureba kandi izadufashe no kwisohoza, tubishimire izina ryayo. Kadusenge. Turagushimye data wa twese ukiranuka uri mu ijuru. Uburinzi bwawe butangaje budukundiye kubaho, ubihere gucyubahiro. Tugusabye kutuba hafi ngo ibyo ubona bikwiriye kuri buri wese, uburyo wabimugezamo aba ari byo utegura, kugira ngo aho umuntu atagera n'aho amagambo tuvuga atagera, wowe uhagere n'umwuka wawe. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganirira hamwe gusa, amagambo ntabwo ari magufi ni maremare, ahubwo ni amagambo atubwira ngo inshingano y'umwungeri ni ukuragira. Ubwo rero kuragira nibyo turi bwigane. Ubwo twamaze kwiga umwungeri icyo ari cyo, tukaba tumaze kwiga n'umwate we ibyo asabwa byose, hariho no kuragira rero. Ijambo kuragira ni ugushingwa umukumbi, kandi uwo mukumbi ukaba usabwa kuwutekerezaho neza. Ni umukumbi wowe utaremye, ni umukumbi utabeshejeho, ni umukumbi utabyaye, ni umukumbi mbese nturi imana yawo, ahubwo ushinzwe kuzawumurikira Imana, ushinzwe kuwuragira. Ku bantu bumva iryo jambo kuragira biragoye cyane kurisobanukirwa, igihe cyose waba utarigeze, nibura umuntu atarigeze anakubwira n'umunsi umwe ngo umuhagarireho aragiye, biragoye. Ijambo kuragira ni ijambo rikomeye cyane, nicyo gituma ku isi harimo abungeri b'uburyo butatu. Hari umwungeri mwiza, hakaba n'umwungeri utazi inshingano, hakaba n'umwungeri mubi. Abo bose ni abungeri. Rero ku bw'ibyo ndagira ngo bamwe baba bashinzwe imitima, abandi bashinzwe imitungo iva muri ya mitima, niyo mpamvu none hari abayobozi. Bwa mbere ubwo hari abadiyakoni, hakaba amakuru y'amatorero, nibo benshi cyane, n'ababwirizabutumwa. Ababwirizabutumwa burya baba bafite inshingano ya byose, baba bafite inshingano y'ubuyobozi, bafite inshingano y'ububitsi, bafite n'inshingano y'ivugabutumwa. Imbere yabo haba hari ikivi kinini cyane, abo nibo bitwa abavugabutumwa. Noneho kuba umuntu abaye umwungeri mwiza ni kimwe. Cya kabiri, kuba umwungeri utazi inshingano nacyo ni ikindi, no kuba umwungeri mubi nacyo ni ikindi. Sinzi rero icyo uri bubone waba uri cyo, gusa uraza kwiga wumve neza ibyo ari byo. Ntabwo turubujye tutindaho kwarukaho ishusho gusa y'abo bantu bashinzwe imitima, ubwo ari nk'abayobozi. Hakaba n'abashinzwe umutungo, ari bo badiyakoni. Buri wese aragerageza kwiyumva kuko ari aho muhurira mwese, mugasangira izina ryo gutorwa kandi mugasangira izina ryo gushingwa amajyambere no gukomera ku itorero. Bisaba ko umuntu wese buri we agomba kuba azi icyo yakora byanze bikunze. Umurimo wabo wa mbere ni umurimo w'umwungeri, ni ukuragira, ni ukurinda, no kwiga ijambo ry'Imana. Iyo mirimo ni imirimo itatu y'umuntu wese ushinzwe kuyobora. Agomba kuba azi ko aragiye, kabiri azi kurinda, kandi akaba azi ko ari ngombwa ngo yige ijambo ry'Imana. Impamvu se kwiga ijambo ry'Imana bije mu buyobozi bigenze biti? Ni uko yaba ari ukuragira, yaba ari ukurinda, ntiwabishobora, ntiwanabimenya, ntiwabona n'aho uhera igihe cyose waba utazi ijambo ry'Imana. Bisaba ko wiga ijambo ry'Imana. Iri jambo ntabwo ari kurisoma, ahubwo ni ukuryiga, ni ukumenya icyo rishatse kuvuga, ni ukumenya uko risobanura, ni ukumenya n'impuzamirongo ubuzi. Yarangiza ukamenya neza ibyo wizera n'ibyo utemerewe, ibyo wemerewe n'ibyo utemerewe, byose ukaba ubizi neza, ariko bihawe no gusoma. Ibyo Pawulo yabyandikiye mu byakozwe n'intumwa, arabyandika. Ni ijambo nibwira ko benshi cyane bumva kandi bakanaryitaho, ariko icyo turi bugendereye none ni ukurimenya no kurisobanukirwa, kugira ngo nibura biruseho tubashe kumva neza ibisabwa. Mu gice cya 20 haranditse ku murongo wa 28 w'iki byakozwe n'intumwa, hariho ngo mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose umwuka wera yabashyiriyeho kuba barinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Rukumva ko umurimo ni ukuragira, umurimo ni ukurinda, umurimo ni ukwirinda. Ibintu bitatu bikomeye cyane ku muntu uzi kwiyumvisha. Ni ukubona ugiye kurinda umuntu, yarangiza ukanamuragira, nawe ubwawe ukirinda. Ubwo bivuze ngo nta mutekano ufite, kandi ugomba kureba neza ko izo urage zidashonje. Gatatu, ukamenya ko ugomba no kuzirinda. Ibyo bintu bikomeye cyane ku murongo wa 31-32. Ni uko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro
guhugura umuntu wese muri mwe ndira, ubwo twebwe uyu we yakoze umurimo wo guhugura ku manywa na nijoro, yarangiza ariko twebweho n'igihembwe, numva ko nacyo muri icyo gihembwe ni amasaha ni ukuva saa 3 kugeza saa 8, ubu kandi hariho abamaze kurambirwa. Ariko we abangaba yarabahuguye, barabakuru b'amatorero, ngo yajyaga bahugura ku manywa na nijoro. Bigaragara neza ko umurimo wo kumuyobozi ari umurimo ukomeye usabwa no kubanza wahugurwa. Noneho ku bw'ibyo 3 kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Ahangaha urukumva ko yabahuguye kandi arongeye aragiye aravuga ati nyamara ntimukishingikirize ko nabahuguye gusa, ahubwo muzaye mufatana namwe igihe cyo kwita kuri iryo jambo. Uvuga ngo ubundi bakubwira ngo kurangiza amashuri ngo utafite inyota yo gusoma ngo ubusa ngo buri igice cy'utarize, niko bavuga. Uvuga ngo terminer ses études sans la nostalgie de lire c'est comme un petit ignorant cyangwa se demi-ignorant. Uvuga ngo uramutse urangije amashuri yawe ariko ukarangiza utakunda gusoma, ubwo uburi igice cy'utarize, kuko ibyaduka buri munsi ntabwo uzamenya kubigereranya n'ibyo wize, nta bushakashatsi uzagira, nta n'ubumenyi buziyongera, ubu uzaguma hahandi wasigaye kugeza ubwo naho hamungwa hagashira. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati nubwo mbahuguye nkabahugura ku manywa na nijoro, ariko nanjye mbaragije n'Imana n'ijambo ryayo. Ubwo bigaragara neza ko hirya y'aho baguhuguye wije ukomeza guhagarara ujye kwera gufata ibitabo nawe isubi bagusomeye iri haruguru n'iri hepfo. Ako niko kamaro keza kugira ngo nibura umenye kuragira neza. Yarangiza nibasoma igice kimwe wowe usome igitabo cyose, yarangiza nibasoma umutwe w'amagambo wowe nawe ushakemo ibindi. Niyo mpamvu avuze ngo mbaragije Imana n'ijambo ryayo ribasha kububaka. Nyine ubwaryo gusa iryo jambo ryo rifite ubushobozi bwo kubaka umuntu. Ibyo ntabwo ndi bubitindeho cyane muri uku kuragira, ahubwo nk'umukuru w'itorero imbere rwa Timoteyo 5:17 harimo aya magambo Pawulo yandikiye Timoteyo, amubwira amagambo agira ati rwa mbere rwa Timoteyo 5:17 yaramubwiye aya magambo meza kandi y'ingenzi. Abakuru b'itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Ubwo nabo bafite ibindi bimenyetso bitandukanyije. Ku itorero uyoboye, mukuru w'itorero twumve neza, yarangiza ubwo hari igihe n'abandi musangiye kuba amakuru y'amatorero, ni amatorero arenga 600, ni arenga 1000, ariko mwese hariho nabo barasumbanwa nabo. Wenda mwaratowe nibyo, wenda mwarize koko nibyo, wenda mufite icyizere nibyo, ariko hano ibyanditswe byera biratubwiye ngo abakuru b'itorero batwara neza. Ubwo hariho n'abatwara nabi. Byaba ari ikibazo, ni nko guhagika umwana uri kumwe na nyina, ari wowe murezi we. Byaba bigaragara neza ko Imana Yesu watubwiye ngo ari kumwe natwe iminsi yose, akwiriye kutubona ari ugomba gutanga amanota ko tumuragiriye neza, akaba ari ushima cyangwa akagaya, agakunda cyangwa se akabura uko agira, cyangwa akagaya n'abagutoye, cyangwa se nawe akaguhinyura atabagaye ko bari bazi ko wiyubatse mu cyo. Aravuze ngo abakuru b'itorero batwara neza batekerezwe ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri. Batwara neza nibatekerezwe ko bakwiriye icyubahiro, ariko inshuro zingahe? Ebyiri. Bakwibaza ngo mbese kubera ko zibaye nkeya? Ni ukubahwa n'Imana kuko bayiragiriye neza ikabashima, ni ukubahwa nabo baragiye kuko bahari icyo babamariye. Nizo nkubwo ebyiri zivuzwe. Noneho kubw'ibyo umuntu wese akwiriye kureba amanota niba Imana yatangaho n'abizera rishinzwe, kuko atwara neza, ko bakwiriye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane ubwo muri abo nabo hariho iyo bivuze ngo ni cyane cyane. Ati cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Ubwo bigaragara neza ko no mu makuru y'amatorero harimo n'abavuga ubutumwa, harimo abashaka kugira ngo nibura ibyo bize, ibyo basomye bigere ku bantu. Hariho abashaka kurema amatsinda, hariho abashaka gusura abantu iwabo, hariho abakora ivugabutumwa. Noneho kubw'ibyo yarangiza ngo ariko bakagira no kwigisha. Ijambo kwigisha no kubwiriza biratandukanye, kuko nibyo byo bitaporeshe enseigner.
aya magambo abiri atandukanye ni ugusobanurira abantu neza icyo bashatse. Niba bakubwiye bati kwizera ni iki, uwubwiriza aravuga ngo kwizera no kumenya ibyiringirwa, Abaheburayo 11:1. Uwigisha we suko, ahubwo aravuga ngo kwizera no kumenya ibyiringirwa. Yarangiza ati ibyo byiringirwa nibiye, ni ukumenya ko Imana igukunda, ni ukuyitegaho amakiriro, ni uko ariyo yonyine izi ibyo byakubera byiza. Ubwo waba yinjiye mu kwigisha. Niba akubwiye ati twaye ubutumwa bwa Marika wa 3, nibyo ibyashije 14 umurongo wa 9 kugeza 13, aragusomeye kandi arakubwirije nibyo. Ariko wowe kwigisha we suko, arakubwira ati ni ubutumwa buhera Yesu yinje hera cyane. 2 ni ubutumwa bufite imigabane 2, bwerekana umuburo uheruka w'isi, inyamaswa n'igishushanyo cyayo, bukerekana ko nta uzajya mu ijuru atejejwe, yatazi no kubana n'abandi bose amahoro. Yarangiza ukakwereka neza ko umuntu wese utafite umwambaro w'ubukwe atazashobora kugera mu birori, bambe atazagera mu ijuru. Ubwo bakakwereka neza uko usabana n'Imana, n'ukuntu uhinduka kandi n'ukuntu wirinda kwivanga n'isi. Ubwo abakwigishije. Niyo mpamvu akaba ariko no kwigisha ijambo ry'Imana. Iryo jambo twashaka kuvugaho gusobyo ngo ariko cyane cyane abaruswa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha. Ndagira ngo n'uwo murongo nari nshaka kutindaho ni ijambo kuragira. Ndagira ngo niba mwumvishije kuragira, yaragiye bwa mbere yafashe ibintu bibiri. Yaragiye abagomba kuragira, yahuguye abayobozi ngo abayobozi barinde itorero. Ni ukuvuga ngo umuntu ashinzwe guhura n'intumwa, yarangiza zikamwigisha uko bita ku mukumbi. Aha ntabwo mpatinda naho kurinda. Ezekiyeli 3:7 umurongo wa 1 kugeza 7 haratubwira ngo abantu nibitora nk'umuyobozi, inkota niza, ariko abantu bakaba baritoye nk'umuyobozi, umurinzi, bakaba baragutoye. Rero ubwo bagutoye, reka turebe gato cyane ngo nibura ariho twitaho kugira ngo buri wese agerageze kumva. Haranditse hagira hati, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'abo ubwoko bwawe, ubabwire uti ninteze inkota igihugu. Abantu bo mu gihugu bakishakamwo umuntu ngo bamugire umurinzi, bakishakamwo umuntu. Ntabwo ari Imana imushatse, ahubwo ni abantu bishatsemo umuntu. Uwo muntu ngo ababere umurinzi. Inkota yaza ntaburire. Musome icyo gice mugeze ku murongo wa 7. Nge ntabwo ndi buhatinde. Nicyo nashaka gusa ni ijambo bakishakamo umurinzi. Baragushatse. Aha ngaha turi, ubwo abantu baricaye bagutora, baravuga ati inkota y'Imana iraje, yarangiza tugiye kwishakamo umurinzi uzatuma iyi nkota itaduhitana. Baragutoye. Ubwo ufite akazi gakomeye. Uyu murimo ukomeye wo kurinda umuntu, ukongera ukarinda bakwitoreye ngo barinde, ukongera ntubasohoreze ya nshingano yabo yo kubarinda. Inkota yaza ikabarimbura, uzazira kutababurira, bazire kutamenya imiburo. Ubwo kikaba ari ikibazo. Niyo nshingano rero iremereye cyane ku babizi, ni nacyo kintu gikomeye cyane. Ubwo se wakwibaza uti mbe ni ukurinda, ubundi ni ukubarinda iki? Arega hariho no kumenya neza ibisabwa, ukamenya n'ibikwiriye, ukamenya navuga ngo wenda ugomba kumenya neza ngo wenda abo uyoboye ntibaragirwa kimwe. Abo uyoboye ntabwo baragirwa kimwe. Uragiye ihene iziritse, undi akaba aragiye intama iri ku gati iziritse, undi akaragira inka irwaye ariko iziritse iri mu kiraro, undi akaragira iyirwaye ariko iri kumwe n'iyirwana ziri mu gikuyu. Mbese ntabwo ziragirwa kimwe. Uba ugomba kumenya neza ko abantu ushinzwe ntibaragirwa kimwe. Ndavugamo ibice nk'icumi gusa, hirya muzabona ibindi. Bwa mbere, abo muyoborana ntimunganya gukunda umukumbi. Menya ko kuragira bizakuvuna. Niba ukunda kuragira ariko abo muyoborana mutanganya gukunda umukumbi, uzamenye ko ufite akazi k'inkubwe 3. Ufite kwirinda wowe ubwawe, ukarinda umukumbi, kandi ukongera ugahangana n'abo muyoborana mutanganya gukunda umukumbi. Icyo nacyo kuragira bizakurushya. Ku ngingo ya 2, abo rusha ubupfura bakakurusha ubumenyi. Abo nabo bararuhije. Wowe ubwabo gusa uri umugabo mwiza, uri umukuru w'itoro mwiza, iwawe nturwana, iwawe ntutukana, abana bawe ntibiba, ntibandambara nabi, bifashe neza. Ariko iyo ugiye guhaguruka
uhaguruka wowe ubwawe, tuzi aho batandukanyiriza marayika wa kabiri n'uwa gatatu, tuzi gutsindwa no kutera no kwizera, tuzi amasezerano abiri, yarangiza ujya gutangira kuvuga aho bari bicaye, ariko avuga ngo gafaransa ati cedrole, ubundi kugira umukuru w'itorero nk'uyu w'umuswa n'uyu muryango, buriya kweri wamuha miliyoni yayibara. Yarangiza ukabarusha ubupfura, nta cyizere bateye bayobora, ariko bakakurusha ubumenyi. Kuzabayobora nawe uri guhora wihongaye, mujye mwihangana nubwo twe tutize. Barakubwiye ngo uri kuyoborera yarabigishije, uziga ibyo wizera. Umuntu wamaze kurusha ubupfura umurusha byinshi. Ni Yesaya 35 umurongo waho wa 8, iyo nzira zitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazayicamo, izabiya abandi abagenzi nubwo baba ari abaswa ntibazayiyoba. Banza umenye neza ko umuntu amaze kugira ubupfura abaruta abanyabwenge bose bo ku isi, maze yarangiza icyo nacyo kizaba kiruhije. Kuzabayobora rero bari kukugaya, ukabayobora bagusuzugura, ukabayobora bakushora no kunenga mu mvugo utazi, yonyine ubwabyo gusa bari kuzagutanga ngo ariko ubundi ngo mze ngo ubundi ngo umuntu aguhaye nka 5 ngakora nk'abandi 10 ngo baguhaye ngashye, nawe agatangira ngo 5 10 15 gatangira kunyuza mu ijisho, yonyine ubwabyo gusa. Icyo nacyo kiraruhije kuyobora bene abo no kubaragira, ni kugira ngo bibakwereke impamvu ari ngomba kwisunga Imana igihe cyose uzi ko ari Imana ugiye gukorera. Ku ngingo ya 3 haravuga ngo 9/10 by'urubyiruko ntibemera amahame. Ni ibihamya umuzingo wacyo wa mbere cy'igifaransa mu kigo kitubwira ngo abasore baruhuka isabato. Harutuye nta cyizere bateye kuko 9/10. Nawe tekereza kuba mu basore 9, mu basore 10 ufite mu basore 20 ukagira 2, mu basore 30 ukagira 3, mu basore 90 ukagira 9, yarangiza ubwo 80 ni umwaka utabagira. Ariko rukumva ko umuvo n'ihururu rya benshi buri gihe rikunda kurimanganya beza. Niyo mpamvu kuzabayobora ngo uzabaragire, maze yarangiza ubumve ubyo mvuze bwo n'inyandiko ivuze ngo 9/10 by'abasore nta mahame bagira. Noneho ku ngingo ya 4, ingo nyinshi ntibari kurerera Imana. Abo bantu ushinzwe ntabwo ari Imana bari kurerera, ntabwo biteguye ko hirya hari Imana izavuga ngo umurikira abona kubikije. Ntabwo benshi bafite abahungu n'abakobwa bazi ko umunsi umwe bazabazwa abahungu n'abakobwa uko babitaye, uko babakunze. Abo bose uraragiye, ariko usabwa kubigisha uko bazita kuri abo bana babo kuruta ko bakubwira ngo ngaho baragirire, kuko batagushinga kubambika, ntibagushinga kubigisha, ntibagushinge kubagaburira. Uba ugomba no kugira ngo bamenye ko no kubigisha ngo baba b'Imana nabyo birabababwiye. Ukuntu kuragira nacyo gomba kwitabwaho. Ku ngingo ya 5 ibigezeho n'umubwiriza ukenewe na benshi. Kuragira abantu ngo be kujyana n'ibigezweho, kandi aho ibigezweho ari umubwiriza ukunzwe na benshi. Ntibibwire ko ari ibyoroshye gukebukisha amaso y'umuntu atari we wikebukishije. Yarangiza na nyirukubireka iyo byanze ushaka kubireka birakugora, kanswe kubirekesha undi, ibyo kikaba ikibazo. Niyo mpamvu ibigezweho ni umubwiriza ukenewe na benshi, kubatesha ngo banyuze mu nzira ifunganye, maze babimbata y'Imana aho kubimbata y'ibigezweho, maze babimbata y'ukuraho kubimbata y'amahimbano. Yarangiza bizadufasha kuko ni ikimenyetso cyo kukwereka neza ko byanze bikunze hari umurimo ukomeye mu kuragira. Ku ngingo ya 6 kugaruka kwa Yesu ntibyishimiwe na benshi. Inkuru ivuga kugaruka kwa Yesu, umuntu ari kwigisha umwana afite imyaka 2 ashaka ko azaba dogiteri, yarangiza ukamwigira ukabaho Yesu aragarutse ashaka ko asenya inzu ye ngo ibe mu etage, ukamubwira uti Yesu agiye kuza, atekereza ko ubwoko bwabo bugiye kuzajya ku ngoma. Yarangiza akubwira ati byanze bikunze ndi dogiteri, ariko ndashaka kuba generaliste, ndashaka kuba specialiste. Yarangiza izo nzozi zindi zituma ibivuga guhagarika iyo gahunda zibitishimirwa ariko kugaruka kwa Yesu. Iyi nkuru yo kugira ngo uzakundishe imitima kugeza ubwo yumva ishaka Yesu no kumenya kuragira neza, kugeza ubwo uzabereka ko iyi si tugomba kuyibamo tukiga yego, ariko Imana ibyayo n'umurimo wayo bigafata umwanya wa mbere. Ku ngingo ya 7 ni ukuyobora abarwayi nawe uri umunyantege. Icyo nacyo ni ikibazo. Kuyobora abarwayi, ubona abarwayi ingeso mbi, n'abarwayi ibyaha, n'abarwayi ubujiji, n'abarwayi intege nke, n'abarwayi akazuyaze, n'abarwayi kutamenya, n'abarwayi isubiranyuma, n'abarwayi ingeso mbi, n'abarwayi amakimbirane, n'abarwayi amoko, nawe ukabayobora uri umunyantege nke.
uri gutinya uti nimbabwira bakampagurukana reka nicecekere Imana irabyizi yarangiza kuragira abo barwayi nawe uri umunyantege nke nabyo bizagorana ubwo mbese biba bimeze ko gufata inkiri izindi ziri kwica nawe ubwawe warwaye malariya ziri mu manga kugira ngo uzihanyuze yarangiza uzayirinde nawe wirinde nazo zirinde kwicana iyo ari intambara icyo niyo mpamvu iyo nayo n'indi ngingo ikomeye ku ngingo ya 8 imbere yacu hari imyaka yeze itagira abasaruzi hari abantu bamaze kurambirwa ubuzima bamaze kurambirwa ingeso mbi bamaze kurambirwa imiryango mbi bamaze kurambirwa amadini y'ibinyoma bamaze kurambirwa uburangare abantu bamaze kurambirwa ababyeyi bamaze kurambirwa abagabo babi bakeneye umuntu ababwira ijambo ry'ihumure no kubakomeza no kubakura mu binyoma bakeneye mbese ni nko gukora ku ntezo gusa birezi ariko wajya kuhagira byo ngibyo gusa wakururisha karimo ngo urigese ugahirimo yarangiza ukaba iminantige niyo mpamvu imyaka yeze itagira busaruzi nabyo bisaba kuragira kugira ngo uzafata bizera bose buri wese amenye gusarura abaturanyi be azamenya neza ko kugira ngo umuturanyi yemere kumusarura yemere kuza mu byurimo abikunda nabishake bisaba ko wera ibintu bitandatu ugomba kugira icyitegererezo cy'umuryango mwiza ukamenya kubana neza n'abaturanyi umukene muturanye ukamenya kumugoboka umuntu umerewe nawe ukamenya kumutabara iryo vuga butumwa nawe ukarigiramo uruhare ibyawe bigakorera Imana yawe ibyo nibyo bintu bitandatu ni bihamya umuzingo wacyo wa mbere ubwo icyo gihe ubu bantu nk'aba bashobora kubyaza abandi ngo nabo bahinduke nibo bitwa basaruzi ugomba banza kwera wowe ubwawe nawe ukera gukiranuka n'ubutungane maze yarangiza ugahamagara undi ngo naze mubane ariko bari rya jambo ngo nibabona imirimo yanyu myiza bazahera ko bahimbaze so mu ijuru mugende mubwira abantu mwebwe nk'ababayobora mubabwire ngo kwihanisha uwo wahindutse imbere y'uko aba mwiza ntibigorana kugushaka no kugusanga biramworohera agira inyota yo kubana nawe no gutaramirwa nawe iyo umusuye arishima kuko azi ko hariho icyo umurusha muragira abantu kugeza ubwo baryohera abo baturanye noneho abo baturanye baze mu by'Imana we kubararika ngo nibaze guterana ahubwo nibararikwe baje kubumba ibyaguhinduye ngo nabo bihindure ubwo byo bizaba byakozwe n'umwungeri waragiye neza kugeza ubwo zibyuha zikareta za leta zikanyobwa zanyobwa abantu bakazikunda noneho ibyo nibabona iyo ni ingingo ya 8 iya 9 ni ukuvuza impanda utazi umwanzi ibyo nabyo ni ubundi burangare bw'umuyobozi ni ukuvuza impanda Yesu araje yego ariko ntuzi ibimenyetso ubugome buzagwira ntuzi uko bizagenda uko urukundo rukonda ntubizi uravuza impanda utazi umwanzi ku buryo ujya kubona ukabona abantu bari kuririmba indirimbo zatoranijwe yayiririmba ukavuga uti cyamba akaririmba ari inyuma y'igikuta nkayumva simubone bitewe n'iki ku bantu bari aha ntabwo nshaka uko ndi kuri YouTube ntabwo ndi buvuga umuntu nabonye w'umuririmbyi ariko ni umuswahili ajya aririmba ngo sinjia rahisi ya kwenda mbinguni bati sinzira yoroshye kujya mu ijuru iyo ari kuririmba mu ijwi rye ryiza iyo ndirimbo nayo ni nziza wumva ukuruwe wamureba uko yifashe ubonye no hishusho ye ukavuga uti ya ndirimbo igaheka kabika abantu bagomba kumenya neza ko byanze bikunze iyo utazi umwanzi kwirirwa uvuza impanda ubutazi ibyo ari byo ugomba kumenya neza utakazi yaze gatwaye iki gatuma abantu baticisha bugufi iyo umuntu arakazi yaze ntiyihangana ahuye n'ibibazo iyo umuntu atihangana ambi arakazi yaze ntiyizera iyo umuntu arakazi yaze ntagira umwete iyo umuntu arakazi yaze arambirwa ubusabusa kandi gukunda abandi biramugora ibyo akeneye kwicisha bugufi kwihangana kwizera umwete urukundo no kwitanga igitambo no kwitamba akwitanga no kwitanga igitambo ni ibintu 8 bituma umuntu abavuye mu kazu yaze ni ibihamya umuzingo wa 2 mu kiba kitubwira ngo itoro ry'Laodikiya cy'igifaransa niho usanga neza ko iyo umuntu avuye mu kazu yaze ubwo yicisha bugufi yiyandikamo kuvuga ngo ibyiza ndabiza ariko ntibindimo amateko nayera ngewe ndi wa kamere nshaka gukora ikizi kikantanga imbere uyu muntu wamaze kugera kuri izi ntambwe ukoresha ajya yicisha bugufi
agahora akeneye ngo Mana mfasha nyobora abana banjye, Mana mfasha nyobora iri torero, Mana mfasha ndirimbishe indirimbo neza, Mana mfasha ntange inama nziza, Mana mfasha nsure neza, Mana mfasha ntange ku byanjye, Mana mfasha mvuge neza, yarangiza Mana mfasha nifate uko bikwiriye. Uko niko bita kwicisha ngufi, ni incapacity. Uba wiyanditsemo kudashobora, ariko ukamenya ko Imana itazatuma utsindwa ukanabishobora. Ubwo rero umuntu arihangana. Muri ubu buzima muri kureba, ubukristo bugizwe n'impande ebyiri, ni deux faces. Bigira urukundo ni ubutwari, bukagira no kwihangana ni ubutwari. Ibyo bintu byombi, kimwe kugushoboza gukora ibyiza nturambirwe, ikindi kigashobora kutagira ucogorera imbere y'igishwa n'ikigaragazo, yarangiza ukihangana. Kandi ubutumwa bugasohoza bwa Marika wa 3 buvuze ngo aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana bafite no kwizera nko kwa Yesu. Ku ngingo iheruka ya 10 nashatse ko tuganiraho ituma turagira, ni ukuyobora abakurusha icyitegererezo cyiza. Nacyo ni ikibazo. Akurusha kwiga umurinzi, akakurusha gutangira isabato, akarusha kuyobora abana be neza, akakurusha kwihanganira ababi, noneho yarangiza ukamuhagarara imbere, ariko ari wowe ufite ipfunwe. Ntiyabajya muri kabare wowe uraramo, yarangiza ntarwana wowe uratukana no mu nzira, yarangiza ibyo nabyo kuzamuragira ngo uzamugeze ku cyambu, kandi aharibo umukorera guhinyura bikagorana. Niyo mpamvu uyobora nawe uragira akwiriye kubaza ibintu neza uko bikwiriye. Rero aha niyo mpamvu hakubwiye ngo Pawulo ariko baza Petero, yaramubwiye ngo mbe Petero urankunda? Petero aramubwira ati ndagukunda mwami. Abo yatiragira abana b'intama. Arongera amubaza ati mbese Petero urankunda? Ndati ndagukunda mwami. Atiragira intama zanjye. Arongera bwa gatatu aramubwira ngo mbe Petero urankunda? Arangije aravuga ngo kumukurikirana natyo byabyaye umutima wa kamere ushotoreka. Ngo maze ahera ko aravuga ngo mwami umenya byose, uzi ko ngukunda. Iryo jambo ntabwo ni nkaho yamubwiye ngo wikwirirwa umbaza. Niba nkukunda urabizi, kandi niba ntagukunda nabyo urabizi. Ntabwo uzi ko ikindi gihe bavuze ngo nzakwihakana njyewe ntarabimenya. Ubwo niyo yarashubije ngo yarabonye Yesu yaramubikiye inzika, kajya avuga ibitamuri. Nuko birangije, ariko ngo ijambo ryashaka kuvuga mu gitabo cyitwa Conquérant Pacifique mu byo bita Le Fidèle Berger, umwungeri wizewe cyangwa se ukiranuka, haravuga ngo nta bindi bihamya bikenewe niba ushaka gukorera Imana yawe ngo uzabanze ukunde Yesu. Ngo biruta ibihamya, bikaruta gushyanuka, bikaruta ubuhanga, bikaruta gukemura ibibazo, bikaruta kuburana. Ibyo byose umuntu ukunda Yesu arakurusha n'ubwo wamenya byinshi. Niyo mpamvu mbere yuko ukorera Imana neza ikintu cyo kuragira, banze menye ibi bikurikira. Ni ukumenya nyir'umukumbi no kumukunda, ni ukumenya icyo ashakira umukumbi we, ni ukumenya ko wiyemeje ubugaragu, ni ukumenya imiterere yabo ushinzwe, no kumenya uburyo n'ubugiro mu kubaragira. Ibyo bintu bigera kuri 5 nibyo nshaka ko mwumva neza, kuko turi ku ijambo kuragira. Uba ugomba kumenya nyir'umukumbi. Bwa mbere banza umenye ko izo ntamuragiye atari izawe, ahubwo muri Petero ya mbere 5 haranditse hagira hati mu kwita ku wo mwagabanijwe. Ubwo ni ukuvuga ngo wasoreye mu mukumbi uriho, ariko ntabwo ari wowe wawubyaye. Burya bajya kugutora bari bariho. Uba ugomba kumenya neza iri jambo ngiye gusoma muri Petero ya mbere 5 umurongo waho wa mbere ndageza 4. Aya magambo ndayahuguza abakuru b'itorero muri mwe, kuko nange ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mufatanyije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe, mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze, kuko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'imitima ikunze. 3, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mu byitegerezo by'umukumbi, kandi mu mutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Iri jambo nashaka kwitaho n'umurongo wa 3, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe. Abo bantu bagutoye wasanze bariho bakagutora nawe ukabayobora,
uramenye ntuzabatwaze igitugu. niyo mpamvu kumenya nyir'umukumbi no kumukunda, kumenya icyo ashakira umukumbi we, icyo nacyo uba ugomba kubimenya. Ni ukubakamwo ibintu bitanu. Bwa mbere byitwa icyitegererezo, cyo bita influence. Ni imigani ya Kristo mu kigo cy'Itaranto mu ngingo ivuga icyitegererezo cyangwa se imbaraga rukuruzi. Bavuze ngo amagambo, kugeza ubwo bavuga amagambo bakayabona mu Kristo, ibikorwa bigahura n'ibyo bavuga, imyifatire yabo igahura n'ibyo bizera, imyambarire yabo igasa n'uko bizera, kandi bahora bakeye mu maso. Ibyo ni ibintu bitanu usabwa kubaka, mukabaragira ukazisigara uvuga ngo bajya baganira neza, bajya bakora neza, bifata neza aho bari hose, bambara imyambaro ya gikristo, kandi barakeye mu maso, nta gizizi, nta gitsure, nta munabi, nta guheka inyamenyo, bari aho baratuje. Ubu ugomba kubakuza kugeza ubwo umuntu w'Imana azabashyitse, akamenya ibimukwiriye byose, agakora ibimukwiriye byose. Ku ngingo ya gatatu muri ziriya ngingo usabwa kumenya, harimo kumenya ko wiyemeje ubugaragu. Iyo umuntu agiye kuragira akaba uzi ko waragiye zitari zo mu kiraro, ukaba uzi ko nta mutaka, nta sinde wajyanye, uba ugomba kumenya ko hagati y'imyaka n'ubundi umushumba aranyagirwa, byanze bikunze. Hari akaga n'akangaratete ugomba kunyuramo nk'umuyobozi, ukamenya neza ko hariho ibyo uzabura, hariho ibyo uzahomba, hariho umunezero n'amahoro utazageraho, hari aho bizagerangiza ntujye mu birori bitewe n'umwizera wasubiye inyuma. Icyo cyose gikomeye gityo, nicyo kintu gikomeye, kumenya neza ibyo ko wiyemeje ubugaragu. Ni Matayo 28, muze mwese abarushye n'abaremerewe muze musangire baruhura, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho. Yesu nawe ni umugaragu wa se. Kubw'ibyo natwe tugomba kuba umugaragu we. Yaje kumenyekanisha se, natwe tukamenyekanisha Yesu. Kubw'ibyo dukwiriye kumenya ko twiyemeje ubugaragu. Ntabwo byashobora kugerwaho abantu, kuko guhugurwa n'amahugura ni ibintu bikenewe mu buzima, ariko abantu benshi cyane batazi kandi batanumva wenda hari neza ijambo guhugurwa. Ndasoma amagambo hano mu gitabo cy'ibihamya, umuzingo wacyo wa kabiri mu Gifaransa, mu cyigisho cyacyo cya 34, muzagisome mwitonze mukirangize. Haranditse ngo que nos ouvriers s'instruisent mais qu'en même temps ils demeurent doux et humbles de cœur. Abakozi bacu nibihugure ariko banakomeze kuburangwa n'ubugwaneza no kwiyoroshya. Élevons aussi haut que possible le niveau des lèvres. Mureke tuzamura umurimo wacu hejuru. Nous souvenons que si nous faisons notre part, tujye twibuka buri gihe ko nidukora umugabane tureba, Dieu ne manquera pas de faire la sienne. Ikivi cyawe nukirangiza, Imana nayo izarangiza icyayo. Mbese wowe ugenda wigishe, uyobore kandi wigishe uteshe aho utashobora hatakugwa n'umuntu, Imana izahagukorera. Niyo mpamvu byanze bikunze ntukibwire ngo mbe none ntabizi byose, wowe uzakoresha ibyo uzi byose, nta kindi. Imana izagukorera ibyo utazi. Harakomeje hati des efforts doivent être faits en vue de qualifier les jeunes pour le travail. Hari undi murimo wo gukorwa, ababungeri bafite, abayobozi bose bagomba kumenya neza ko hagomba hari umurimo ukomeye wo gukorerwa abasore ngo bazakorera Imana yabo. Hari umurimo ukomeye wo gukorerwa abasore bakigishwa. Ntabwo ari kwa kundi yadukiza gusa, ababaye nk'igishyimbo cyaguye mu murima, cyaguye mu kibara kikamera nawe ukajya gushingirira, yarangiza. Hariho abo dufite none, ntabwo ari abo twatoje, ahubwo dufite abantu bagiye bagira umwete wo gushaka Imana, ahubwo twabona bayishaka tukabatira aje kuturuhura n'abaherereye aha, ariko atari wowe wamukurije. Ikikenewe sabo beza bizanye, sabarezwe neza, sabagize umwete bitewe no kubona abandi, ahubwo nabo watoje wowe ubwawe bagakura. Abo nibo bakenewe. Noneho kubw'ibyo, ku buryo umukuru w'itorero wese yibaza ngo ubu nihaye intego muri kino gihembwe cy'amezi 3 cyangwa 4, nzarangiza umwaka mfite abasore 3 cyangwa 4, ariko nanjye bavuga ko amahugura yabo, impano zabo, ubumenyi bwabo nabigize mu ruhare. Icyo nicyo bavuze ngo nos efforts doivent être faits en vue de qualifier les jeunes pour le travail. Tugomba gukoresha umuhati wacu wose kugeza ubwo abasore babangukira gukorera Imana. Ils doivent être placés en avant pour porter des responsabilités. Mureke tubashyire imbere nabo bikorera inshingano. Tubanze tubakuze, nyuma tubashyire imbere bikorere inshingano. C'est à ce moment, ces jeunes doivent devenir des hommes forts. Abo tubona abasore none
reka dutegereze ko nitubahugura neza bazaba abagabo b'intwari, bazaba abagabo b'intwari. Hepfo arakomeza ati il faut qu'il soit capable de faire des plans et de donner des conseils. Mubareke nabo birakwiriye ko bashobora gushyiraho igenamigambi kandi bakazaba mu bajyanama. Mbese ntukarere nabi nk'umugabo urera abahungu n'abakobwa, ntimukavuge nuko ukazashyingirwa utazi kuvuga, wagira niba wakabura ukaguha inama kuko no kwase ntiyigeze avuga. Yarangiza oya bakuze. Hepfo arakomeza ati bizabyara iki rero? La parole de Dieu demeura en eux, les rendra pire et les remplira de foi, d'espérance, de courage et de dévouement. Rya jambo ry'Imana ryamaze kuzura muri bo wabigishije, rya jambo wabigishije ryo ubwaryo gusa rizuzura muri bo, rigume muri bo, rizabahindura bera, ribahindure, ribuzuze kwizera, ribatera ibyiringiro n'akanyabugabo no kumara amasa. Ukumva ko kuba umwarimu mwiza wareze nta nibyo bibyara abasore beza. Aha hepfo ati semareta, hepfo nari nsimbutse byinshi cyane, aravuze ngo l'œuvre qui est grandement retardée parce que en ce moment des hommes portent nos habités par lesquels ils ne sont pas qualifiés. Umurimo ukomeje gukererwa impande zose. Ivugabutumwa ntirihari. Urasanga umwizera ahantu atuye imyaka 1000, imyaka ingana na 20, ugasanga baturanye atazi uko yizera. Nta kindi kibitera. Ati umurimo wakerejwe nuko abantu benshi cyane bikoreye inshingano ntacyo bashoboye. Ntiyamenya guhumuriza ubabaye, ntiyakomenya kwigisha ukeneye kwiga, tazi ubuhanuzi, tazi gutsindikira icyo ari cyo, tazi aho dutandukaniye n'amadini, tazi impamvu tutagira stati, tazi impamvu Yesu yavuze ngo muri mwanda ntakabimwe abakuru. Ahubwo ni muganga ariko nubwo yajya atubwira ngo nta bakuru tugira, ngo ariko ngewe njya mbona bahari. Ubwo kumva kuko ntabwo azi ibyo yizera, tazi gutandukanya gukorera mu mpano no gukorera mu bukuru. Noneho kuko impano ziba mu bugorozi ni ugukorera, ubukuru buba mu bugorozi ni ugukorera mu mpano. Ibyo umuntu arusha abandi barabimwubahira, bigatuma bamukenera impande zose, nawe akabakenera, ntabe mukuru wabo. Bo bakabona bamukeneye kuri iyi ngingo, nawe akabona bakeneye mu yindi ngingo. Kubw'icyubahiro umuntu wese agashyira imbere mugenzi we, tugakenerana ku byo dusumbanya ariko atari ugusumbana ko mu mutima. Ibyo tuba tugomba kubimenya. Niyo mpamvu bavuze ngo umurimo wacu ukomeje kugushyishyano, nta kindi kibiteye ariko benshi bikorera inshingano batayishoboye. Ngiyi impamvu y'amahugura. Ati umurimo wacu warakererewe parce qu'en ce moment des hommes portent des responsabilités par lesquelles ils ne sont pas qualifiés. Benshi bikorera inshingano badashoboye. Ni ubwira uti ngaho bika miliyoni atarashoboye no kubika 10,000, yarangiza kavuga atabwira ngo ngomba gufungura akaduka bapfa bayabona ku kwezi. Yarangiza ubwo kayacuruza ariko kazajya yasubizaho. Ubwo bikabaho ngaho. Kavuga ati kabiri kose akabazi kuburana. Yarangiza ambwira uti ariko niki baravuze ngo wakoze ibi, ati mu mpungabo. Yarangiza mbese kumutorera, yarangiza umurimo w'Imana ukomeje kwicwa no kubura abantu babishoboye. Se marier étant des choses subsisteratives et empirerative. Ikibazo ni iki ngiki. Mbese iyo mitwarire tuyikomeze izakomeza ibaho? Oya. Umugambi w'amahugura ni ukugira ngo abantu bikorere inshingano bashoboye, kuko umugambi wo guhugura ni ukugira ngo abakozi bacu bagire ibintu bitatu. 1. Bagira umwete. 2. Bagira ubumenyi. 3. Bagira babinyangamugayo. Umugambi wo guhugura, umugambi wo kurera abayobozi ngo abantu bose bakurire mu nshingano, bisabwa ko icya mbere ugomba kugira umwete, 2 ukagira ubumenyi, 3 ukagira ubunyangamugayo. Ku buryo kukuragiza amafaranga y'undi yanze kuyabikiwe kandi aho yaraye we bakayakuragiza, ugomba kubinyangamugayo. Biragusaba ko umuntu azaza akakubwira ati ngwino nkize n'umugore wanjye twagwanye ninjoro yandakaye ndamukubita ariko ntiyagiye kundega, ariko ngwino dukiranire turebe, ntabwo ari ndi kuririmba ntaririmbe nasenga ntavuge ngo amina, ngwino dukize. Nawe ntubare inkuru uvuyeyo bitewe n'uko uri inyangamugayo. Yarangiza guhugura abantu ni ukugira ngo uwo mwafashije yarangiza ntibindirimbo hanze ngo gusubira mu cyabatizera. Yarangiza icyo niyo mpamvu abantu barahugurwa ngo bagire umwete mu gihe bakorera Imana, bagahugurwa kugira ngo ubumenyi bwabo bwiyongere, bagahugurwa kugira ngo babinyangamugayo mu nshingano. Bate none uku kuntu gukora abantu batashoboye batazi ibyo bakora bizakomeza kuba bitya. Baravuze ngo
mbese bizakomeza kubika ces responsabilités importantes passeront telles des mains des ouvriers âgés expérimentés entre les mains novices et incapables. Mbese ubushobozi buzajya buvanwa mu biganza by'abakuze kandi bafite inararibonye maze bishyirwe mu bakiri bato kandi batabishoboye. ubwo ni ikibazo. niyo ngombwa ngo umurimo ukorwe ariko ukorwe n'abawuzi kandi bawufitiye inararibonye. Epati ne négligeons nous pas une œuvre très importante en manquant dans notre devoir d'instruire et de former notre jeunesse. Ntitukabure kuba ku nshingano binyuriye mu gukora umurimo w'ingenzi ari wo guhugura no gutoza abasore bacu afin qu'elles occupent des postes de confiance, kugeza ubwo bazakura tukababona mu myanya y'ubwiringirwa. Ibyo kubigisha, kubahugura, kugeza ubwo umugambi wo guhugura ariyo mpamvu twari turi kuri iriya ngingo itubwira ngo kumenya ko wiyemeje ubugaragu. Ku ngingo ya kane ni imiterere yabo ushinzwe, nayo ugomba kuyimenya. Iyi miterere yabo ushinzwe ndagira ngo ntabwo ari benshi baba babizi cyangwa ngo banabyige babisobanukirwe, ariko mbaye nk'ubabwira kuko aba ari uguhugura, aba ari ukukurangira aho uzajya gusoma nawe. Bwa mbere dore izo uragiye zirona, byanze bikunze zirona. Ubwo rero kuragira izona ntuba umunyabute. Kabiri ntujya kona. Gatatu ntutembera, ahubwo uhora hafi y'iki y'umukumbi wawe kugira ngo utaza kona. Uko kona kwazo reka ngiye kuvuga uko zona. Noneho ncamake araba ari gukingura ubwenge bwawe ngo urebe kuragiye izona. Bwa mbere mu bukwe tugira amafoto ayoborwa n'itorero, ariko ay'abageni bakeneye agafotorwa gahunda y'itorero idahari. Ubwo wowe barakwemerera bati buno nukuzi y'umugeni ngaho iyo abaririmbi ndikurikireho y'umuryango nize, imiryango yombi yose ihuye niyo, inshuti nizize, ukayoba utinjye narindwi gusa. Bakakureba bari kugusekera mu kijigo bari kuvuga bati tuzayafotorwa zomira. Yarangiza kuko muri wowe ni wowe ufite gahunda y'itorero n'amahame, noho we nta ari mu idini rya mutahi ubukwe kandi ushobora kumutera n'inkunga ariko nta mahame ashaka. Yarangiza izo zirona. Amwe bayafotowe mbere bateruranye, ayandi bayafotowe bari gusomana, abandi bayafotoye bahekanye, abandi bayafotoye bicaye, abandi bayafotoye bari gutambikana. Ntiwari uhari zari zagiye kona. Izo uragira ukureba nubwo ziririmba asika muri ya korari yitwa kugaruka kwa Yesu. Nijwi rirenga ryo mu mabi. Abo ni buragiye. Rero kubw'ibyo uba ugomba kumenya ko uburagiye zona uba ugomba guhora hasi. Igihe wazibonye noneho hariho kuzikuza. Ku ngingo ya kabiri ni amakorari nyuma yo kwiga indirimbo bicamwe ibice bakazimura, bakanegura, bagasuzugura abakene babari. Ayo niyo makorari abari hafi. Ugasanga babanza kwiga indirimbo bakazirangiza, bamara kuzifata ni koko bakipanga n'ibyo, bakazambara n'ibyo, ariko bajya kubwira hirya bati ariko we dutahane tusigarane. Ariko nyirakana kabura tuzanakomeza muri korari tuzanarangiza. Ikango. Ariko rero n'abajya kabya. Rero iyo twamaze kwambara umuntu yakoze kugenda ki. Yabona ukabona ukuntu yambaye cya cyenda yambaye ku isabato nkumva byanteye isemi. Ubwo kuba umukene bikaba ayo izo sose ntiziyakona. Zona zinyuze mu mafoto, zikona zinyuze muri ayo makorare. Ku ngingo ya 3 ni abatarahindutse bapfa amoko n'imico yabo bavuyemo. Bakaba kiraho gusa bakira abanaka, abandi ari abanaka. Hariya rukuri ati bariya ukorera kuva na kera ntabwo twajyaga twumvikana. Ibyo ntibwo bigenda ngo muri amoko manini gusa. Ahubwo biragenda n'ibyo bita secte. Two hasi natwa dutsinda tw'udusekuru n'utuzu. Twose bakagenda bakabipfa. Yarangiza aho gitabo cy'ibihamya umuzingo wacyo wa mbere muri biriya bije by'ikinyarwanda byavuye mu Cyongereza barakubwira ngo nicyo gituma kuyobora amatorero y'abantu bafite nk'amasano bigorana. Bizagorana kuko usanga bapfa n'ututari ngombwa. Yarangiza ibyo abo n'abatarahindutse kubaragira nabyo bigize bite. Noneho sa n'ugiye kubaragira abo bafite nk'icyo cyene wabo kigira icyo gipfa nawe baragiye mutantake mufana.
yarangiza bizakugora kuko bimwe bazabiguhisha bavuga bati atazatumenya kandi birenge mwe kwikiranura kizaba ari ikibazo. Izo zirona imyambarire igezweho ni ikimenyetso cy'abari mu nzira ngari. Ibyo ni bihamya umuzingo wa mbere mu kigo kitubwira ngo inzira ebyiri. Niho bavuze ngo abo bantu bambaye nk'uko abisi bambaye, ngo abisi barabareba ngo aba ntaho batandukaniye natwe, ngo iyo myambarire y'ibigezweho niyo nzira y'uko umuntu yagiye mu ngari. Kuko mu nzira ngari ni iki? Ni inzira itagutesha, ni inzira mbese ugera mu by'Imana bikakugora ugahitamo kujya usenga ariko ntubive mu byo kamere yawe ishaka. Yarangiza ibyo nabyo izo zijya kwambara ibigezweho, uko kwambara bihwanye n'ibyaramutse, ibyo kwambarira ubwirasi, byo ngiro bwabyo gusa nabyo ziba zagiye kona. Kuzazigarura mu ngumu kugira ngo amakorari y'iwanyu azaririmbe neza, abagore bato bazambare neza, abasore bato bazabwirize bambaye neza. Kuzagenda ugashyira abantu bose kuri gahunda, ni umurimo wo kuragira. Kenyera umenye ko kuragira izona birarushye. Noneho kubw'ibyo ku ngingo navuga ngo iherekezwa n'iheruka, ukuri kutavanze kugwa nabi, abaka n'abakabya. Ukuri kutavanze, aho mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu hatubwiramwo aya magambo ngiye kuvuga, ni paji iheruka ku bazagisoma. Havuga ikurikirwa n'iheruka, baravuze ngo banza iby'Imana, kurikizaho umugenzi wawe uherutse. Ngo kuko kwizera, ngo gutungwa no gusoma ijambo ry'Imana no kuryiga, kugatungwa n'amasengesho no guhora ukora ibyiza ubudasiba. Yarangiza umenya neza ko bizagusaba kwera ari inshingano ufite ku Mana, bigusaba gukiranuka ari inshingano ufite kuri mugenzi wawe, bigusaba ubwenge ku nshingano wifiteho. Ibyo ubwo ndi kuvuga iyo paji ukivuga kuri Twebwe n'Abana Bacu mu mapaji aheruka. None ukuri kutavanze kugwa nabi, abaka n'abakabya. Nawe tekereza kuba umuntu yari yicaye ukamubwira bati mu Byahishuwe 13, yarangiza yego itera boroheje n'abakomeye. Yarangiza umuntu akabahagaze imbere ngo bene data ngo igirite ngo itera iki? Ati iryo niryo banga ry'abanyabwenge, itera urushinge rwa korona. Ibyo byongera ubwabyo gusa ngo umuntu agiye kureba kwiranga muntu, ibyavuzwe ko bizavugwa kuri Amerika, inkingo zirava mu Bushinwa. Ubushinwa busanzwe butumvikana na Amerika, ukumva ko urukingo nabwo ruhwanye n'Amerika, kandi aho Amerika ari hano, bitewe no kutamenya ibyo ushinzwe ngo umenye neza uragiye ko zona. Noneho ku ngingo navuga iheruka, igaragara ko izo tuba turagiye za zona, ni imiryango ibishye niyo ifite ibyo yishimirwa. Imiryango ibishye ni Mika 6 karatubwira ngo umukobwa ahagurukira nyina, umuhungu agahagurukira se, umukazana agahagurukira nyirabukwe. Avuga ngo umwanzi w'umuntu ni uwo mu rugo rwe. Ingo nk'izo ngizo ntacyo bitwaye, zirazinduka. Ntacyo bitwaye n'izo korari nziza, ntacyo bitwaye niba barimo abadiyakoni, ntacyo bitwaye niba barimo umukuru w'itorero, ntacyo bitwaye niba barimo intumwa, ntacyo bitwaye niba barimo abajyanama, ntacyo bitwaye niba inama zibera iwabo. Yarangiza izo zose zona nizo ushinzwe kuragira ngo uzazishyire ku murongo. Kuzicyura ukazazigeza mu kibuga, ubwo ni mu mahame, ukazazigeza ku mwungeri mukuru ari we Yesu, zikazaba kiranutse, zikaba zibaye nziza. Ni umurimo ukomeye. Niyo mpamvu izo uragiye burya zigeze zirona. Aha ngaha ku ngingo ntari bushake kujya ntindaho, kandi nifuje ko buri wese yagerageza kumva impamvu. Hatabayeho kubyumva neza byatugora. Nsubiye muri cya gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wacyo wa 2, mu ngingo itubwira ngo n'ubundi abakozi, guhugura abakozi, haranditse hagira ati, ni ijambo rirerire cyane ariko ryakoreshejwe mu kuvugwa. Handitse mu ijambo rivuze ngo ni ijambo bakoresheje paji 271, hati fortifiez-vous et soyez des hommes. Ngaho nimwikomeze mu bagabo nyabagabo. Demandez à celui qui par amour pour vous a souffert l'opprobre, l'outrage et la moquerie. Mugende musabe wa wundi wakojejwe isoni, wisekerewe, wavuzwe nabi, maze mumaze muti Seigneur que veux-tu que je fasse? Mwami wanjye, urashaka ko nkora iki? Abantu bose batorewe gukorera Imana nibagiye bongera banave kubabahaye inshingano nizo nabo ubwabo bemera, bongera babwire Yesu ngo urashaka ko nzakora niki? Yarangiye ati
nil n'est trop instruit pour devenir humble simple disciple de Christ. Nta muntu n'umwe uhagije kuba yarahuguwe ngo maze azahinduke woroheje imbere ya Yesu. Bisaba kongera ukabonana na Yesu. Hirya yo kuba waratowe, hirya yo kuba warahuguwe, hirya yo nawe kwihugura, unakeneye n'undi kubonana na Yesu kugira ngo umubaze ngo mbe ngukorera iki. Hepfo arakomeje ati ceux qui considèrent comme un privilège d'offrir le meilleur de leur vie et de leur savoir à celui qui ils retiennent ne se dérobe pas à quelque travail ou à quelque sacrifice que ce soit pour rendre à Dieu dans le service le plus élevé le talent qu'il nous a confié. Ni amagambo maremare ariko nshaka ko sobanutse. Bakoresheje nk'ijambo rivuze ngo nta muntu umuntu wese ubona ko ari amahirwe mu buzima bwe bwite kubona ubumenyi bwe n'uko ashoboye atabinyaga Imana akumva yayikorera nk'uko ishaka, umuntu wumva atari igihombo gukorera Imana, ukumva utanze igihe, ugatanga imbaraga, ugatanga ubwenge, ugatanga uburyo, ukumva mbese Imana ikwiriye kukubona ufite umubyizi mu byayo, ukumva kandi uri amahirwe. Mwajya mu nama amasaha mumaze ugasanga ariyo meza mu buzima bwawe, kuko niko Munyezaburi yavuze ngo umunsi wawe umwe iwawe uruta ahandi igihumbi, iyo ahandi ufite igihumbi. Iwawe uhamara iminsi 6, wamara mu nama z'itorero isaha imwe ngo rega ngo iby'Imana ngo n'ubundi bizasiga tugeze habi. Oye, umuntu uzabona itaranto ye akabona n'igihe cye n'imbaraga ze yabihaye Imana bikuye ku mutima, akumva nta gihombo afitemo, niwe bari kuvuga hano. Fati agatanga imibereho ye, agatanga n'ubumenyi bwe, icyo afite cyose akagitanga, kandi agasanga ntacyo ahombye. Aravuze ngo akabiha Imana no gukora umurimo wisumbuye. Leta rakirera konfiye maze itaranti Imana yamuhaye kazikoresha umurimo wisumbuye. Dans la grande bataille de la vie, de nombreux ouvriers perdent de vue la solennité et le caractère sacré de leur mission. Ikibabaje ni uko hari umutwe w'abantu benshi cyane mu murimo w'Imana, usanga yuko abenshi bacikwa nuko ari uyu murimo ukomeye kandi wera bahamagariwe. Ntabwo benshi babona ko ari amahirwe. Ubu muhamagaye ukamubwira uti uzanyuhanagura inkweto z'umwari wa perezida, niwo uzajya uhanagura n'imodoka agiye kugenda, niwo uzajya uhanagura icyogero yogeramo, mbese wakumva ukomeye n'igitangaza. Bakubwira gukorera Imana ukumva utafite ishema. Ugomba kumenya neza ko niba ku isi bagira akazi keza bakishima, no gukorera Imana akazi keza ukumva ari amahirwe mu buzima. Kavuga uti abantu barenga 20 cyangwa 40 cyangwa 50 bangiriye icyizere yuko nabayobora, abandi bangiriye icyizere ko nababikira, uyumva ko ari amahirwe ateye ubwoba. Yarangiza kuko ni ikintu gikomeye cyane. La malédiction mortelle des péchés continue à flétrir et à effacer l'image morale de Dieu en eux. Bene nk'abo babona yuko batabona kwera k'umurimo no gukomera kwawo, iravuze ngo umuvumo w'icyaha urakomeje kugenda ubonona mu ishusho y'Imana muri bo, parce qu'ils ne travaillent pas comme le Christ. Benshi bazira yuko badakora nka Yesu. Niyo mpamvu harakenewe ibikurikira. Noneho ukurikiranye neza mu gitabo kimwe mfite ahangaha cyitwa l'essentiel de l'évangélisation sanitaire, baranditse ngo umukozi umwe wahuguwe neza baruta 10 ritazi ibyo ririmo. Uko niko bavuze ngo ni ouvrier bien instruit. Umukozi umwe wahuguwe neza afite umubyizi uruta w'abakozi 10 batazi ibyo barimo. Niyo mpamvu buri wese akwiriye kuzirikana ibyo bintu bikomeye cyane. Azakora iki rero? Page ya 270. Il faut à la cause de Dieu des hommes qui possèdent de hautes qualités morales et à qui on puisse confier l'éducation des autres. Des hommes à la fois solides, doués de tact et de patience. Turi abantu dukeneye muri kino gihe bagomba kuragira, bakayobora, bakagira bate. Turi abantu bakomeye, n'abantu bafite ubwenge buzi gutunganya. Ibyo bise qualité morale. Yarangiza bamara kugira ubwenge buzi gutunganya, kandi abantu umuntu yashinga kurera abandi. Qu'on puisse confier l'éducation des autres. Kavuga uti uyareza abakobwa ntiyabazana mu mashyengo, areza abagore bato yabigisha amajyambere no gukomera, abigisha abasaza yabigisha kuva mu bibi, mbese ukaba bamushinga ubugingo bw'abandi. Des hommes à la fois solide, akaba ari abantu bafite kwizera gukomeye, barakenewe. Doué de tact, bafite ubugiro
tactique baza aho bahera ngo babone umuntu ndanze icyitegererezo wenda hari ku muntu bambwiye umuntu baravugiye bati rero iyo bari kubarura abaturage bare leta iri kubarura abaturage biri kubarurira inyamaswa bituma muri iyo myizerere yanga ko bakorera sansema baravuga bati rero yaje twamwaje ngo aravuga ntabwo ashaka kubarurwa uvuga izina rya bateranga uyu mugore saranga abana sufite banga haranga sinshaka kumbarura ati rero nta kindi kenewe uri azagomesha benshi ahubwo ni mumfunge ndarangira abwira yarize pedagogy aravuga ati oya tamwe mfunga ngewe ndagiye kandi ndamubarura agitoro nkarati wiriwe ngwe ati bambwiye ibyanyu ati hari ahantu muri kuza kubarura ati kandi narinze ko mwebwe mutemera kubarurwa ati ntabwo sinyandiko ngwe ariko urebye ukuntu ngeneye kumenya izina ryawe abantu nk'intwari nk'aba tuba tubakeneye avuga amazina yombi ubusurubatse ati mfite umugore da we yitwa nde nawe yabyemeye kweri ati nawe yabyemeye tubwire arega kwizera kimwe birakenewe amubwira amazina y'abagore ubusubye nkakangaye avuga abana ubwo barimo abahungu n'abakobwa ati cyane abahungu ni babiri umukobwa n'umwe yarangiza batanwa barya bamwe yavutse mu mwaka n'uyu bajya bagitanwa imyaka 2 yarangiza yewe nuko nteye nta wambarura yewe warakoze wabitwari arigendera ariko byose yagize ati yabyanditse iyo ni tact utabanje wahangana yarangiza hakeneye abantu bazi tact niryo jambo bakoresha ijambo hano bavuga ngo n'abantu hakenewe abantu bashobora gushinga uburezi bw'abandi abantu bakomeye mu kwizera abantu bafite tact et patience banihangana bihangana ubana n'abizera bakakwanga bakanakubeshyera bakaguhimbira ibyo utakoze bakawukeka amababi n'amababa byose ariko ukihangana ugasanga utabyumvishije hepfo akabira ati qui marche avec le sauveur ariko bakaba bagendana n'umukiza wabo qui s'abstiennent de l'apparence même du mal birinda n'igisandi no gusana ikibi cyose qui reste en si étroite communion avec Dieu bahorana bafite isano ya bugufi n'Imana kiri pour être des portes lumière tuzategaho ko bazabatwara mucyo abo no bantu bakenewe ndasubira mwaba bantu bakenewe umurimo w'Imana ukeneye abantu bafite ubwenge bushinzwe gutungana buhanitse abantu umuntu yashingwa abandi ngo babarere babakuze abantu bafite kwizera gushikamye abantu bafite bugiro bazaho bahera bakagira uburyo bwo gutunganya abantu bihangana bagendana n'umukiza wabo abantu birinda igisa n'ikibi cyose kandi bafite isano ya bugufi n'Imana yabo ndetse bazabana batwara mucyo c'est qu'il faut à cause de Dieu ce sont des chrétiens véritables arega ikisi keneye muri kino gihe n'abakristo nyakuri ntabwo ikeneye abantu bingwiza murongo gusa ikeneye abantu ariko ntibazabigezwaho nabo baragiye ntabwo bazabirota ngo babe byo ahubwo bazabigeraho les impressions produites par de tels hommes seront indélébiles abantu nk'aba bazatanga icyitegererezo kidafutika cyangwa se kidahanagurika l'enseignement subsistera dira l'éternité inyigisho bene aba bigishije zizaramba iteka ryose yarumva ko bazaba barigisha inyigisho uko babivuze uko babikoze uko byabahinduye bizahinduka ikaramu idafutika nepara community c'est que l'on a négligé de préparer risque de ne jamais être fait ibyo twirengagije gukora wabona turangiye tukamba ku nshingano bidakozwe ntabwo tumeze nka bya leta nizo zakora amashinga amafaranga azayobora igihugu ngo umwaka warangira wayo atarakoze ntibacumburire hirya sibyo twebwe dusabwa tugahugura kugeza ubwo igihe wamaze kuri ubwitorero igihe wamaze kubudiyakora bati yakiraga umutungo ku musozo akavuga icyo uko wanganaga n'icyo wakoze ni uwagiye imbere n'uwagiye inyuma byose yarabize akiri ku mukuru bw'itorero abasore barize abagore bato bariga abasaza bariga abagore bakuru bariga amajigije abariga ababwiriza bariga mbese nta muntu kuko ibyo twirengagije gukora tuzashobora kurangiza inshingano bidakozwe qui veut entreprendre cette œuvre none ninjye kumva akeneye gukora umurimo wahuguwe nk'uyu yarangiza ukazakora umurimo kugeza ubwo uzamurikira Imana abakozi beza ukavuga dore ndi kumwe nabo Uwiteka yampaye page 268 haranditse havuga aya magambo nshaka ko tuzirikana tukumva nos églises ne reçoivent pas des enseignements
kire edere amarshe en toute humilité d'esprit. Amatorero yacu ntabwo akibona inyigisho zatuma abantu bagendera mu by'umwuka, ntabwo abantu biga ibyatuma umuntu ahinduka ngo abe uw'Imana abe uwera agambiriye kwanga icyaha bikuye ku mutima. Ntabwo izo nyigisho ntizikiza, ahubwo usanga abantu benshi bazi gupanga urugamba, ukuje ati bari butwigisha ntazi amakene y'itorero, yarangiza mukabwirizwa n'abashyitsi 3 ku munsi, bose bakarangiza babwirije ikibwiriza kimwe nta n'amakene y'itorero bazi, bitewe n'uko aba yarishinzwe bahugiye mu twabo ntibamenye n'ibikwiriye gukorwa. Niyo mpamvu amatorero yacu ntabwo kibona inyigisho zikwiriye. Piedere amarche en toute humilité d'esprit, kandi izo nyigisho zo zari kubafasha kugendera mu mwuka wo kwicisha bugufi, a mettre de côté de l'orgueil de votre de vouloir paraître, maze bagobana inyigisho zibahuza gushaka kwambarira kurebwa, mbese ubwibone bwo gushaka kwigaragaza. Fati ntabwo zikiboneka. A mettre para kumira ati et à travailler pour la parure intérieure, ngo maze abizera bakorera umurimo w'imbere. L'efficience de l'église est précisément ce que le font les heures, la piété, le renoncement, au moins, et le travail intelligent de ses ministres. Ubundi akamaro k'itorero kagizwe n'ibikurikira. Akamaro k'itorero, ubwo wowe kumva n'umurahugura n'abayobozi, ahubwo ujya wiga uri kwakirira itorero ushinzwe, kuko umuntu ajya mu isoko ari guhahira umuryango we, noneho nawe ariko wigira wige. Itorero rirakundwa kandi rikagira akamaro iyo abayobozi baryo ari abanyeshyaka, icyo ni kimwe, bafite kwera, icyo ni icya kabiri, banga inariye, icyo ni icya gatatu, bakorana ubwenge umurimo, bakorana ubwenge, icyo ni icya kane. Un esprit missionnel actif devrait caractériser chacun de ses membres, kugeza ubwo umwuka w'ivuga butumwa uranga buri wese w'umuyobozi. Nguko uko bimaze iyo umuyobozi itorero rigira akamaro ari uko bafite ishyaka, bafite kwera, banga inarije, bakorana ubwenge, bafite umwuka w'ivuga butumwa. Il faut que ceci ait une piété profonde. Hirya y'ibyo byose bivuzwe, umuyobozi agomba kuba afite kwera kwimbitse, une foi forte, afite kwizera gukomeye, une vision plus large, akaba areba kure. Reba kure akavuga ati aho waharibwiriza muki, hariya bataha bwije kubigisha no kubigisha saa 11 mu gitondo, hano ntibatangire sabato, ibyiza no kuhajyana korale, mbese akaba afite amaso areba kure, akabaza urugamba neza. Il doit accomplir un travail personnel plus sérieux. Umuntu wese uyobora abandi agomba kujya agira n'uruhare rwe yihariye ku giti cye, atabanje gukorera mu bufatanye, kagira inshingano yihariye ati ku giti cye. C'est dont nous avons besoin, c'est une religion vivante. Dore icyo dukeneye muri kino gihe ni iyobokamana rizima, un seul individu possédant une large conception du devoir, umuntu umwe rukumbi uzi inshingano zimureba akaba abyiyumvamo, ariko ari umwe rukumbi. De l'âme serait en communion avec Dieu, kandi akaba afitanye ubumwe n'Imana ye. Aravuga ati et qui déborderait des airs pour le Christ, akaba yuzuye ishyaka rya Yesu, exercer une influence puissante pour le bien. Uyu azatanga imbaraga, icyitegererezo gifite imbaraga ihagije, azatanga icyitegererezo ariko gifite n'imbaraga ihagije. Rero byari ibyo byo kumenya nibura, ubwo twari tukiri ku ngingo nyinshi ariko twavuze mu nshamake mu buryo burambuye. Kwari ukuragira, kwari ukurinda no kwiga ijambo ry'Imana. Ubwo twarangije kubikorera hamwe, kumenya neza umukumbi twabigezeho. Bati hariho izibyibushye, izirwaye, izonsa n'izavunitse. Inziza izibyibushye ziboneka muri Ezekiyeli 3:4 n'ubundi, izirwaye zikaboneka muri Zekariya 11. Aravuze ngo n'abarokoka nabo bazaryane, nabo bari aho batumvikana, batagendana, badatabarana, badasangira, badasurana, nazo nimbi. Yarangiza zirarwaye. Hariho izonsa ni Timoteyo ya 2 igice cya 3 umurongo wa 1, bazafite ishusho kwera ariko bakana imbaraga zako, badakumvira ababyeyi, bikunda, bakunda impiya, birarira, badakundana babo, bari aho. Mbese ukasanga umuntu ashaka gucudikana mushiki wundi ariko adashaka kurebana na mushiki we, ugasanga reka mukazana umuntu akwiye gufata amapfukira agasura nyirabukwe, undi yanze gusura nyirabukwe, yarangiza ibyo byose zirarwaye, ziba zigomba ku izonsa n'ubundi nani nkizo. Noneho izavunitse ni Timoteyo ya 2:15. Hariho abantu mu buzima bwabo baba baravunitse, akaba ubwo wenyine afite ipfunwe mu buzima, kuko mu buzima nite kuri bikurikira.
harimo iri jambo rwa kabiri rwa Timoteyo 2:15 haranditse hagira hati ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nkumva ushimwa umukozi udakwiriye kugira ipfunwe ukwiranya neza ijambo ry'ukuri. Umukozi ariko udakwiriye kugira ipfunwe. Sa n'ureba bari gukomera uri kwiba ibirayi nawe ugasohoka mu nzu uri gukomera uti muramufate bakaba bamufashe ukabona ari umugabo wawe, ntabwo wakomeza gukomera, ari umwana wawe ntiwakomeza gukomera. Ahubwo abantu benshi cyane bafite ipfunwe barakorera Imana ariko bafite ipfunwe. Niwe musinzi, niwe murwanyi, niwe mwambuzi, niwe wifashe nabi we, niwe udatangira isabato, niwe utiga umurinzi, niwe abana be barwana. Byarangiza abenshi baravuga ariko bakavugana iki? Ipfunwe. None yaravuze ngo umukozi udakwiriye kugira ipfunwe. Izo ni izavunitse. Ku ngingo ya 3 turubuganireho gusozereza ni ishusho y'abuyoboye. Amatorero ni 3 ku isi. Hari itorero rizima n'ibyashije 12 n'Abaheburayo 12:23. Itorero ry'abana b'imfura banditswe mu ijuru. N'Abaheburayo 12:23. Ni ibyakozwe 9:31. N'Abefeso igice cya 1:15. Maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose. Iri torero aba ryiza. Umuntu akwiriye gutuza yaramaze kubona neza, atari itsinda ufite mwabukunda nabo wanga, uyoboye abangana uye, aho bukwiriye gushimishwa no kuzabona bageze aho bose bagira bate bakundana. Yarangiza ubwo iryo torero riba ryiza. Hari igihe ujya ugera nko mu nka ugasanga harimo ubwatsi, ugasanga inka ari nziza, ugasanga n'inyana zazo nziza n'abashumba ari beza. Yarangiza birashimisha. Birababaza iyo usanze inka zibyibushye n'umushumba byibushye inyana ari mbi. Yarangiza niyo mpamvu hakwiriye kuboneka aho ngaho ko maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu. Ni itorero ryiza. Mwarisanga n'ubundi mu Guteka kwa 2:14 umurongo wa 1 n'uwa 2. Naryo rivuga amagambo nk'ayo ngayo. Guteka kwa 2:14, Guteka kwa 2:14 harimo aya magambo umurongo wa 1 n'uwa 2. Haranditse ngo muri abana b'Uwiteka Imana yanyu, timukiraburishe kwikeba ku mibiri, haba no kwitegera ibiharanjongo wapfuye. 2. Kuko uri ubwoko bwerejwe Uwiteka Imana yawe, kandi Uwiteka Imana yagutoranirije mu mahanga yose yo mu isi kuba ubwoko yironkeye. Itorero ryiza nuko rimeze. Ntabwo harimo abasore b'ibiharanjongo, ntabwo harimo abantu bo kwigira uko babonye, ntabwo bikebera ku mubiri. Ibi ndagira ngo abenshi barabizi aho abantu basigaye bisiga amabara. Yarangiza ntabwo bameze batyo. Mu byakozwe 9:31 naho hatubwira indi torero ryiza, kuko andi iryiza ryo ndaritindaho, amabi ntabwo ndi buyatindeho. Noneho ku bw'ibyo 9:31 hatubwira ngo amagambo akurikira agira ati Guteka kwa byakozwe ntumwa 9:31 nuko itorero ryose ryari Yudaya yose ni Galilaya ni Samariya rigira amahoro. Itorero ryose ryari Yudaya rikaba Samariya ni Galilaya rigira amahoro, rirakomezwa kandi rigenda ryubaha Umwami Yesu, rifashwa n'Umwuka Wera riragwira. Ryari ryiza. Ntabwo bari abo ku Kimonyi gusa, ntabwo bari ab'amahoko gusa, ntabwo bari abo ku Rusumo gusa, ahubwo n'iry'Yudaya n'iry'Galilaya bose bagira amahoro. Birakwiriye ko abantu bose bashimishwa no kubona akavuga ati mu itorero ryanjyeho nta manza, nta makimbirane, nta nzangano, nta masuzugurane, nta kwifata uko ubonye, mbese buri wese uragiye akamenya ngo izo ndagiye zimeze neza. Hakaba n'itorero ribi, Ezekiyeli 3:6 ni itorero ribi. Hakaba irigwaye, n'Abagalatia 6 n'Abakorinto ba 2:12. Iri ribi Ezekiyeli yarivuze ngo maze rikaba inzungu y'abasigaye mu mahanga, rikaba igitorero cy'ikinyamagambo kivugwa nabi na rubanda. Nta nuko uko mbivuze niko byanditse.
ndasoma kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva. Ni ukuhanura uvuga uti uku ni ko umwami w'Uwiteka avuga ngo bazaguhindura amatongo bakumire bunguri baguturutse impande zose kugira ngo mube inzungu z'abasigaye bo mu mahanga kandi mukaba igitorero cy'abanyamagambo mukavugwa nabi na rubanda. Umurongo wa 3. Abantu bakaba iki? Bakagutera baturutse iki? Kira iyi korale banywa inzoga, iriya bajya kwiga bagasambana, bariya bo muri kureba ni abanyamoko, abari hariya nabo barangana, bariya nabo nabibone baguteye baguturutse pande zose. Abatishwe na kano wabishwe na kariya, bityo ugasanga ibintu byose biraho. Iki ni igitorero kibi gukika inyamagambo ariko kivugwa nabi na rubanda nawe ndahuje kwizera bavuga ati uriya we kugeza ubwo ugenda ugiye mu mavuna korari ikava ikantaranga iterejwe menshi ikajya mu rusisiro rwanyu aho utavugira ukirirwa wihishe bakaririmba bamara kuririmba neza indirimbo nziza iryoshye bakubaza ati indirimbo yanyu nziza pe nguye wazatubera umushyitsi se ati muzasengera hehe ati tuzasengera hariya muri kureba musengana n'aba runaka tuzaza pe niho baguhakaniye ngo ntabwo bazigera baza ntibasengana n'uwo muntu. Iki ni igitorero kivugwa nabi na bose na rubanda batabavuga neza. Hepfo abagalatiya bo rero ngo umuntu yajyaga abagiramo akavuga ariko mwabagalatiya ninde wabaruza mwatangije ibya Kristo no muherukije iby'umubiri. Iyo ryari rirwaye abakorinto bo ngo bajyaga bareba intumwa kandi nta kindi dushaka buriza amafaranga. Pawulo arabandika ati ni ukuri mureke babwire ngo si ibyanyu shaka ubwo ni mwebwe ubwanyu nshaka. Rangije arabwira ngo kandi namwe murabi abandi arabwira ngo nimunabizi ko akaboko kanyere ko kambeshagaho nje nawe twari turi kumwe. Nibo bantu batizira ko Pawulo yashoboye kandi yaraboshye amahema ari iwabo ibyabagiye kumubana bike bitewe n'abo bana benshi bamusanga. Abafilipi bagataba bigasa n'umuntu ugiye kugaburira umushyitsi warayemo wawe. Ryari itorero ritwaye. Rero uvuge nti ntatinda cyane kwaro kugira ngo nibura tunyaruke tugana ku ngingo nibwire ko ndi burangirizeho ku bantu bafite kino gitabo cyitwa intekerezo ibikenewe mu ivugabutumwa ry'ubuvuzi paje 339. Tugomba gusoza abo muyoboye tukazarangiza umurimo bagize ingeso nziza, batekereza neza, bagakora neza, bakabyimenyereza, bigahinduka akamenyero kakazahinduka imico ikazabyara umurage. Niwo murimo w'amatorero n'abayobozi. Kubw'ibyo baravuze ngo byo bitari importance d'un caractère chrétien cohérent, akamaro k'imico y'umukristo ahinduka akamaro. La vraie beauté de caractère ne brille pas seulement lors d'occasions spéciales. Ntabwo imico myiza nyakuri y'umukristo imurika mu gihe runaka cyihariye gusa. Ntabwo imurika ruko haje abakiri wanyu, umukobwa imurika ruko haje abahungu, umuhungu imurika ruko haje abakobwa. Ntabwo ari umwizera imurika ruko haje abayobozi, ahubwo ni abantu bahora bameze batyo, bameze nk'izuba. Ni abantu beza imbere y'abakene, bakaba beza imbere y'abakire, bakaba beza imbere y'umuntu wese bahuye nawe, mbese ntibahindagurika, ni beza nyine. Noneho kubw'ibyo bavuze ngo la grâce de Christ demeura dans l'âme, se révèle dans toutes les circonstances. Iyo ubuntu bwa Yesu buri mu mutima bugaragarira mu ko umuntu akora kose, mu mwanya arimo wose, bakwambuye cyangwa bakwishyuye, baguhaye cyangwa bakwimye, bagukunda cyangwa bakwanze, byanze bikunze, bagusuzuguye cyangwa baguhaye icyubahiro, umukristo ahora ari wa wundi. Niyo mpamvu Paul akomeza ati celui qui chérit cette grâce comme de présence constante dans sa vie deviendra une beauté de caractère durant des épreuves ainsi que dans les circonstances faciles. Umuntu nk'uyu wagize imico myiza azaba mwiza mu bigeragezo no mu ngorane, kandi yongera nabe mwiza ari uko anaguwe neza. Buriya hari abantu ujya usanga ugasanga yaba yarwaye yabuze umuntu, ukabona uwo munsi bavuga bati nyina kandi akatabe akitaba vuba, ariko yaba udufaranga twinjiye ukagira ngo twinjiye mu matwi ntiyumve.
akazu kaba kaje ukabona reka yakarishye, imodoka yaba yaje asigaye agacupa mu pantaro kandi akomeye, bityo ugasanga ntabwo ari abantu benshi bazi kubaho uko ubuzima bwaramutse ngo bagaragare ko ari abakirisitu. Iyo uba mwiza waramutse neza, uramuke ube mwiza warwaye, ube mwiza wapfushije, ube mwiza mbese muri magufi ube wowe ibihe byose. Iyo niyo mico myiza. Niyo mpamvu bakoresheje ijambo ngo à la maison dans le monde, à l'église, iwawe jya uba mwiza, mu isi ube mwiza, mu itorero ube mwiza, nous devons vivre la vie de Christ. Ahantu hose tugomba kugaragaza imico ya Yesu. Muragire kugeza ubwo abantu bazaba beza iwabo, babe beza aho bakorera, babe beza aho mu itorero aho bateranira. Ubwo niho ubwo muzaba muragiye bavuge ngo izi nka zabonye umushumba. Partout, il y a des âmes qui ont besoin d'être converties. Hari imitima igomba guhinduka lorsque la loi de Dieu est écrite sur le cœur. Iyo amategeko y'Imana yanditswe mu mutima est manifesté par un caractère saint, maze akagaragarizwa n'umutima ufite kwera, ceux qui ne connaissent pas la puissance de la grâce de Christ, abantu batamenye ubuntu bwa Yesu, seront amenés à la désirer et seront convertis. Bazumva babukeneye kandi bahinduke. Bazumva babukeneye. Mu gitabo cyitwa ibimenyetso by'ibihe paji ya 14, mais pour lesquels le généré tout est changé. Umutima wahindutse byose birahinduka. La transformation du caractère est pour le monde un témoignage de la présence de Christ en nous. Ihinduka ry'imico ni cyo kimenyetso twereka isi ko Yesu atuye mu mitima yacu. Iyo Yesu ataraturamo no guhinduka nabo kubamo. Noneho kubw'ibyo ndagira nti ngiye gato cyane ku kindi kintu cyo gutekerezwaho, ni ijambo bakoresheje mu gitabo n'ubundi muri iki gitabo bavuga mu magambo menshi cyane bavuze ngo tugomba kujya ku munzani. Tuzogomba kujya ku munzani. Impamvu naho ntabwo ndi bujyemo byinshi cyane kuri uwo munzani, ahubwo mvuge nti tubaye nk'abantu babyumva neza, twasoma mu aya magambo atubwira ngo la parole de Dieu n'a pas besoin d'ajustement. Ntabwo ijambo ry'Imana riherekezwa n'ibihamya cyangwa se muri wowe ngo rigire indi naribonye yindi. D'après notre expérience, nous nous sommes rendu compte que si Satan ne peut à servir les âmes par le froid de l'indifférence, il tente de repousser à l'ardeur de fanatisme. Iyo Satana yanze abuze uko agutera akoresheje ubukonje, agutera ubukawu bwako. Iyo agize ati iyo abuze ukunda gutera ubutita ngo ukonje, baririmbe we kwishima, babwirize we gukabakabwa, bavuga amakuru we kunezererwa, bahure n'abanezererwa ahubwo ubone bagize nibaseka ubona atari gushinyika. Yarangiza iyo abuze ukunda gutera ubukonje bw'amanyinya mu mutima, ajya gutera gukabya ngo ugire imbaraga zirenze izo Yesu yaguhaye. Yarangiza ibyo uzamwirinde. Car l'esprit du Seigneur se manifeste parmi son peuple. Iyo umwuka w'Imana yigaragaje mu bwoko bwe, Satan saisit l'occasion d'agir si différent. Satani nawe arategura ngo reka binyuze ukundi. Niyo mpamvu comment devenir équilibré. None ubwo twaba duhagaze neza dute? Seigneur Dieu prend les hommes tels qu'ils sont et la façonne pour son service. Cyakora muzimenye neza ko Imana igifata abantu uko ibabonye, uko basanze kose, ikabaconga ngo bayikorere. Ifata uko igize ite? Nta muntu wegeranye n'Imana ku buryo byoroshye kuzayikorera. Buri wese afite woroshye cyane n'undi yayobovu. Umunyamahane cyane yabizambye. Bose buri igirite irabaconga. Uku nguku tumeze nk'ibyo kurya biri mu murima. Ntabwo ibyo kurya byose biri mu murima ari imbuto. N'imbuto nazo hari igihe zitanetse. Uri waguha avoka itanetse ntabwo wayikunda. Waguha igitoke kibisi kitari cy'umuneke ntabwo wagikunda. Hari aho bigera Imana ikabishaka kukunyuza mu ruganda, gukunda uneke cyangwa ushye, uribwe uryoshye. Ntawakuraza mu kigega ngo uve mutumbye. Oya. Imana ishaka gufata umuntu wese ukwari ikagira ite? Uwo wibwira ko ari umunyamagambo menshi mu kunegura no mu gusebanya, nahinduka ntabwo ururimi ruzabyagira nk'ururwaye. Azavuga menshi meza. Uwuceceka mu mutima ari ugusibana, azaca amaka ariko mu mutima ari mwiza. Uwusesagura ubona apfa gutanga agahana abafite, yarangiza igihe nikigera ubwenge bwe buzagenzura, ntabwo azimana ahubwo azaha abakwiriye kuvuga ngo Imana uhabwe icyubahiro.
niyo mpamvu byanze bikunze buri wese Imana izamutunganya kandi imukosore imugeze ku rugero rwiza. Niyo mpamvu nshaka nsigaje utuntu duke cyane two gusozerezaho. Haravuze ngo les lignes directrices de la musique sacrée. Mugenzure namwe mufite abaririmbyi, hari imirongo igera muri 6 iranga ubwiza bw'indirimbo. Ntabwo ari upfa kureba gusa, ntabwo ari akajwi bakurikirana, ahubwo barebana no guhimba. Yaragize ati apporte gloire à Dieu et nous aide à l'adorer de manière acceptable. Indirimbo nziza irangira itumye ubona Imana ihawe icyubahiro, kandi nawe iyo ndirimbo ikagufasha guhimbaza Imana. Icyo ni kimwe. Anoblir élever purifier les pensées des chrétiens. Indirimbo ziragenda yarangiza zikakuza zikaboneza ibitekerezo by'umukristo. Ako niko kamaro k'indirimbo. Ubwo iriya ya mbere yo guhimbaza Imana na Abakorinto ba mbere 13:1 mujye mukora byose guhimbaza Imana. Naho Filipi 4:8 n'abakurambere n'abahanuzi 583 indirimbo zirakuza zikaboneza kandi zikeza intekerezo z'umukristo. Gatatu, avoir des paroles en harmonie avec les enseignements scripturels de l'Église. Indirimbo igomba kubigizwe n'amagambo ajyaniranye neza n'inyigisho n'imiterere y'imikorere y'itorero turimo. Yarangiza ku ngingo ya 4, bannir les scènes théâtrales et orgueilleuses. Mu ndirimbo ntakwiriye kurangwamo ikinamico n'ubwibone. Hakwiriye kubamo ibintu nta gusuma, nta gushayaya, ntabyo. Abantu bagomba kuba batuje. Ni igitabo cyitwa Evangelise page 101. Gatanu, avoir tous les éléments de la musique, c'est-à-dire les mélodies, harmonie, rythme, tempo, volume. Ibikenewe by'ibicurangwa ukenewe nibihe? Ni ijwi ryiza, ni indirimbo ziri kwemba zishyizwe hamwe, ni injyana nziza ishyize hamwe, ni ukubahiriza igihe, ni ijwi risohotse neza. Ibyo ntabwo bakubwiye piano, ntabwo bakubwiye ibindi by'ibiririmbi byose, ahubwo abaririmbyi beza bafite indirimbo ifite injyana kandi bayize neza, bayitoje neza. Gatandatu, avoir des cycles rythmiques qui mettent l'accent sur la partie grave au lieu de le contretemps. Ntugate igihe kwako ni mubona mukabona abantu ku isi bari kuririmba indirimbo yarangiza bagera hagati igice kikarangira bakomeza bagashayaya ngo bategereje igihe icyuma kiri gukosiriza. Baravuga ngo iyo passe taniveho. Abantu bijya bati igihe cyabo, ahubwo nibaje bose indirimbo bayose bahere ko batangira. Byanze bikunze izaba ari undi mugabane wo kuririmba. Rero kugira ngo nibura nsoze ngeze ku kantu nakenera, nashatse ko nibura ngeze ku myambarire ndayivugaho gato gusa cyane ndabashoje. Haravuze ngo tugomba gushaka imyambaro, ni ibintu 9 biranga imyambarire. Nge ndavuga 2 gusa, ntabwo mfite umwanya wo kubivuga byose, cyangwa se mbivuge byose ariko ne kubisobanura byose. Bwa mbere, la modestie, imyambarire yabo yose ni iyo yikwambikamo kwiyoroshya. Ni wumva ugiye kwambarira kurebwa biti, ahubwo yawambarira kuberwa gusa. Ariko niba rukora ngo reka barebe, biri butumwe uhindura ingendo, bigahindura ibitekerezo, bigatuma utangira gucuma intugu, bigatuma unyanyagira nk'inkoko iri kunyura mu kimwe. Oyi bivemo ikeri cyaha cyaje. Kabiri, ugomba kwiyoroshya. Imyambaro yawe nujye wumva ko utasumbye abandi, kutakomeye, ko byanze bikunze umwenda kandi muri kubona wijimye uyu nawe utanzeho 200. Kandi se ko atari ibitabo 2 ngo bigaragare neza ko uyi jya wambarira kwiyoroshya. Gatatu, jya ureba neza ko igukwiye neza, nta hambaye ubusa. Kane, ikuriye amaso, imbese iryoheye ijisho. Gatanu, isukuye. Gatandatu, irambye. Karindwi, imirimo wakorana umurimo w'Imana ntumware. Ni imyambaro wakorana umurimo w'Imana ntumware. 8, ukirinda ikintu cyose gihwanye no kwigaragaza. 9, ikagutera amagara mazima. Iyo niyo myambaro wemerewe. Ndasobanura rero iya 5 n'iya 6. Niko ndi busome. Haravuze ngo Dieu exige que son peuple soit propre et ordonné. Imana ikeneye ko abantu bayo bagira isuku kandi ariko bakaba bifashe neza. Toutes ces directives aux enfants d'Israël étaient de nature à établir des habitudes d'ordre. Muri gahunda y'Imana yose yahaye Abisirayeli ko ari ngo baba bajya gahunda et de propriété kandi baba basukuye, de leur manière de s'habiller,
mu myambarire yabo baba bafite gahunda, namwe nimusi n'abareba muranyumva cyane, bamwe muri mwe mubifite ku bana cyangwa se mubifite ku bagore cyangwa mubifite ku bageni. Nawe tekereza kugira ngo umuntu ajye gutereza umwenda, uyu mwenda wonyine ubwawo gusa amaze kwambara ntari bukorere ubukwe ahasakaye gusa, imvura iri kugwa ariko ari kugenda imyenda imufata. Bisaba ko atera intambwe bagahatura, bagatera intambwe bagahatura nk'imodoka iri kunyura mu cyondo, yarangiza byanze bikunze ubwo byacitse. Abandi biri kumutanga imbere akagarura, abandi aramera nk'uri kumanuka etaje yarangiza akazamura. Birakwiriye ko umuntu yambara imyambaro itamutega, itamufata, itamwambitse ubusa. Bityo niyo mpamvu bavuze ngo bigishwa kwifata neza mu myambarire, aider l'environnement, kandi ahabakikije hose hakaba heza. C'est essentiel pour eux de préserver leur santé. Umugambi w'Imana yari ifitiye imyambarire yabo kugira ngo bagire amagara mazima, et d'exercer une influence positive sur les autres nations. Kwari ukugira ngo kubw'imyambarire batanga icyitegererezo gitangisha cy'abandi mu mahanga. Icyo nicyo raba ngo un peuple adopté par le Dieu vivant, ni abantu bemewe n'Imana nzima. Ku ngingo igihe aho ni cyiza ikiramba rero. Ni ubwo ayo magambo nasomaga ni ibimenyetso by'ibihe mu 1880 niho amagambo yavuze. Muri Ministère de la Guérison page 143, toutefois que notre vêtement bien que modeste et simple, imyambaro yacu kandi nubwo izaba yoroheje kandi iciye bugufi, soit de bonne qualité, izabe n'ubwoko bwiza. Icyo nacyo kirakenewe. De couleur convenable, bifite ibara ryiza, adapté à nos occupations. Kandi aho tugera niba tubwira guteka cyangwa gukubura cyangwa kuvoma cyangwa kwigura bitworohere, mbese imirimo dukora ibikwiranye no qu'il soit chaud et confortable. Tugomba kwambara imyambaro ishyushye kandi idukwiye, choisi pour dire plutôt que pour paraître. Tujye duhitamo ibiramba aho guhitamo ibirebwa. Rero ngibyo tugomba kuba ikizatuma duhinduka ubwoko butura ukwabwo ni Imana n'abayobozi beza. Ni kuva 33 umurongo wa 17 Mose aravuga ngo nutajyana natwe tudukurira. Ben tuzi kutajyana tuzi ko nujyana natwe ari tuzaba ubwoko butandukanye n'abandi. Umuyobozi mwiza ni umuyobozi ukorana n'Imana, ni uyobora abashinzwe bakaba beza, bakagera ku byiza no ku gutungana. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu.